ni inspami isaha y'urubyiruko kangwe kazo isemo kubana natwe aho uherereye wose kanangire shimira ministeri y'urubyiruko n'umuco ibadushoboje kugira ngo kino kiganiro kibeho kandi tubashe no kubona umutumirwa ndetse n'urubyiruko kugira ngo tuganire turebera hamwe imitekerereze y'urubyiruko ariko tunarebera hamwe ese mu myaka yabo babifuza kuzakora iki nibakura nibasoza amasomo ko umwana akura afite indoto n'inzozi byinshi byagutse ariko ukagenda kura niko bimwe na bimwe bisa nkaho bigenda abitakaza abo ugasanga bamwe avuga ngo konzi ko kanaka yizibi akaba atari byo akora byagenze gute inzira burya ni abari inzira ngari umuntu ahitamo ibyo ariko abitegura ryari uko kubitegura mbere nibyo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro cyacu akatubite career guidance cyangwa tubite kugira intego umuntu agira intego guhera ryari cyangwa umuntu ategereza ko bamufatira ibyemezo kugira akuza ashaje icyo gihe hari igihugu cyo kutegerejemo iki ndi kubona urubyiruko ruturutse muri Kagarama Secondary School n'urubyiruko rwiga guhera mu mwaka wa 4 kugera mu mwaka wa 6 n'abanyeshuri bake beza turi nabo muri studio za televiziyo y'u Rwanda mbaye kaze mu kiganiro cyacu Inspire. Murakoze cyane mu mwambaro mwiza w'ishuri bakaba bitabiriye ubutumire bwacu muri kino kiganiro cyacu twabazaniye umutumirwa akaba ari Ale Mukurarinda ni umuhanzi ubwabyo ndetse akaba n'umwe mu bareberera inyungu z'abahanzi abo dukunda kwita ngo ni managers. Mukurarinda rero aherutse kugirwa umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yize amashuri y'incuke mu Rugunga ndetse akurikizaho abanza 8 nyuma yuko hari habayeho impinduramatwara reform aza kujya rero kwiga amashuri yisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo cyangwa se economic imyaka 6 yose mu kwezi kwa 6 mu 1990 yaje gusoza amashuri yisumbuye ndetse anabona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza i Butare. Icyakora ntiyahise atangira ishuri kuko habayeho intambara icyo gihe yahise itangira habaho umwaka w'imfabusa abenshi bakunda kwita ne branch. Muri icyo gihe rero nibwo yatangiye iby'umuziki atangira yiga gitari mu kwezi kwa 3 gushyira ukwa 4 bashinga band y'umuziki yitwa Galaxy Band. Hashize iminsi yaje kujya kwiga mu Bubiligi byari mu kwa 9 muri 1991 yiga mu bijyanye na science politique ndetse na social ariko baza kuvangamo abandi biga science economique biza gutuma rero asaba guhindurirwa ibyo yari yarahisemo kwiga. Mukurarinda rero yarukaga rero mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu byari muri 2015 nyuma yuko yari yasabye gusezera akazi yari afite ko kuba umushinjacyaha niwe rero wavugiraga ubushinjacyaha muri icyo gihe ndetse yanaburanaga imanza nyinshi zikomeye hano mu gihugu. Uno munsi rero akaba ari umuvugizi wa guverinoma wungirije. Twishimiye kubana namwe tubaye kaze tumwakire mu tumirwa wacu. Murakoze cyane. Ariko inda biography ni ndende ibyo wakoze ni byinshi ariko hani mu ncamake kugira ngo urubyiruko turi kumwe ndetse n'abadukurikiye bamenye umutumirwa wacu uwo ari we. Kariyeri yawe wayubatse gute? Sinakubwira ngo niyubatse gute. Hari ngana naba ngaba ndi muri secondaire ibintu by'ubuhanzi byo kuririmba byo guhimba indirimbo byari bindimo. Yego. Byo bindimo kuva muri primaire niga hariya mu Rugunga kuko natangiye kuririmba muri korali y'abana. Hari igihe bageze bashyiraho misa z'abana hakabanza misa ya mu gitondo saa 1 saa 3 kugera saa 5 saa 4 n'igice hakaba misa y'abana hanyuma saa 5 kugera saa 6 n'igice hakaba misa nkuru. Noneho bashyizeho misa z'abana bavuga yuko abana bagomba kugerageza gukora ibikorwa byose bashoboye muri iyo misa yabo, gusoma amasomo, guhereza ibyo padiri agomba gukora akabikora ariko ibishobora gukorwa n'abana bigakorwa. Gukora korale y'abana ngira rero nahise njya mu byo guhereza no kujya muri korale mu kuririmba. Ntumbaze icyanjyanye ariko nagiye kuririmba kuko abana bagiye mu bindi kanya 6 icyo gihe cya 6 bo turakomeza nkuko bivuze twiga primaire mwe mwagize imana twebwe byahise b'imyaka 8 tugeze mu 5 barabihindura ukumva birakurakaje cyane kuvuga ingenza njya muri secondaire n'imyaka 14 abandi baragendaga bafite 12 ariko turabyiga nta
icy'ingenzi mu Kinyarwanda bavuga ngo ataramagara barahaha. Yego. Iyo muri ho mumeze neza nta kibazo. Noneho njya kwiga Rwamagana, tuyize Rwamagana rero sinzi n'ubu ngubu bikibaho, abaza muvuma de jeunesse, imiryango y'urubyiruko, abasaveri, abaskuti, abajoke, abajesiste, iyo miryango yabaga ihari ishinzwe, hari akenshi abaga ishingiye kuri Kiliziya Gatolika, gusenga, gufasha abarwayi, gufasha abakene, n'andi ma principe yatwigisha mu buzima busanzwe, uburere, ariko hakabamo n'igihe cyo kwidagadura. Yego. Igihe cyo kwidagadura rero hari kubyina bya animation twakoraga bya Kinyarwanda, hakaba n'igihe twakoraga iminsi mikuru tukajya kubyina. Twajyaga kubyina twavuga ko tugiye, abakobwa bari hariya, abahungu bari hariya, twabyidaga kubinda. Yego. Ndagenda mbigisha uduterme. Kubinda no kuba nyine ukuntu wowe wiga mu bahungu, muri aba scout, haje abagide bo mu kindi kigo, ntahandi mujya muhurira uretse wenda muri promenade cyangwa se mwajya mu Kiliziya, ubwo none n'umwanya wanyu mugahura mukaganira mugasabana mukabyina. Ntekereza rero yuko ibyo kubyina, ibyo kuririmba bindimo nkiri umwana, ariko ntazi ko nazageraho nkabigira icyo mbikoraho. Noneho rero nk'uko bivuze twarangije muri 90, nagomba kujya kwiga Butare, intambara iratangira, tariki ya 1 z'ukwa 10 tugira umwaka ne blanche. Umve hari ya myaka 2 twagize mu 8 hiyongeyeho 3. Yego. Ariko iyo umaze abakiri batoya yumva ari biba byacitse. Yego. Kubona ataye imyaka 3. Ariko iyo umaze gukura usanga ntacyo bivuze. Umwaka uraba sinajya kwiga Butare kubera nyine intambara, njya kwiga mu Bubiligi. Mu Bubiligi ngezeyo rero nari natangiye gukora indirimbo hano muri studio ya kera y'Impara haruguru y'Inyamirambo. Impara murazizi? Pe. N'umurambe. Kibuze ni nkubwira ngo ndirimbira akarimbo k'Impara urakabona. Iyo muze. Hariyo muze. Noneho ubwo ngiye mu Bubiligi, hari abantu b'inshuti zanjye urungano twanganaga, n'abandi bandutaga nk'uwitwa Christophe Matata yarapfuye, witwa Roni Tunga, n'abantu bari basanzwe bari muri muzika, bari mu Bubiligi. Ntangira gukora n'ubwo mbere nakoze album yanjye, ariko naniga. Hari ikintu batavuze rero ngiye njya kwiga, ubu ngiye kwiga science politique. Yego. Tugerayo badukubita muri auditoire, ngiye kubona badukize science politique na science économique na science sociale hamwe. Okay. Mu Bubiligi bakwanditse mutangira mu kwa 9, ariko ufite ukwezi iminsi 30 yuzuye, ukavuga uti ibintu nimbona ntabikunze ndajya handi. Yirenze ubwo inscription bibaye definitive, ugumaho ngaho. Ngiye kubona mbona mu gihe ahangaha naho bakuremo isomo mu gihe cy'ukwezi kumwe, ku munsi wa 29 twari tumaze gusubira, mwarimu yaramaze gusubira imibare yose twize kuva mu wa mbere kugera mu wa 6 mu kwezi kumwe. Ngewe ntabwo nigeze nkunda imibare. Nk'abatipe mwe niba hari ikintu udakunda utagishoboye, papa agakomeza kugutegeka ngo ukige, uzi neza ko bizakugora, ntugatinye kumbwira n'ikinyapfura ikintu singishoboye. Nta muntu ushobora byose, ntago ubuze icyo ushoboye. Yego. Yes. Ndareba ndavuga nti ibi bintu niba twiga imibare gutyo tugasubiramo imibare y'imyaka 6 mu kwezi kumwe, mu gihe ngo birameze bite, ndavuga ibi ngibi bishobora kuzantinza. Ndagenda njya muri faculté yanjye mvanayo inscription, ndavuga nti mumbwire faculté itabamo imibare. Nuko nabuze baraseka bati ntayo. Noya ntago bishoboka. Batariko muri droit nta mibare ibamo, ariko habamo comptabilité, habamo na economy. Yego. Hama ngiye Rwamagana nize economy na comptabilité. Aho ndajyayo. Ngira Imana nsanga haracyari umwanya, ariko ni ukuvuga ngo abantu benshi bigadura twicaraga no hasi muri za couloir, muri za escalier, bari abanyeshuri benshi. Njyayo nuko nguko nize amategeko. Mvuga nti wenda nindangiza ya science politique yanjye nzayigarukaho. Ntayo nagarutseho, ariko noneho dore nkora ibya politike. Ubwo twavuga ko nk'ikintu cyagufashije kubaka buno buzima, tuvuga nk'ingufu cyangwa kitogira ngo ni professional strength zawe no muri kariyeri yawe, tuvuga ko zishigiye ku kizuba kikuki. Hari kuba ufite impano mu kintu, icyo ni kimwe. Impano yo kuririmba ndayifite, ihoraho, niyo wabihagarika ibihari. Yego. Hari no kumenya ariko ngo icyo ushyira imbere ni iki. Nashobora kuvuga nti ngiye gushyira imbere ibyo kuririmba, iyo mbishyira imbere nkuko nabishakaga, ntekereza ko ntago nari kurangiza university. Nari kugera nyine nkabireka nkigira mu byo kuririmba. Ariko avuga uti niba se ndirimba, twebwe igihe twaririmbaga hano ntago wari umwuga
ushobora gutunga umuntu kuvuga ngo uragutunze wubatse inzu urashaka credit muri banki ugiye kwifata no muri mentalite no mu mico yacu bafite ukuntu bafata umuhanzi birimo birahinduka ariko icyo gihe umuhanzi nyine risa gihobi yes ukumva ko niyo yaba yarize ariko aririmba ukumva arasuzuguwe hari abantu baririmbaga ari aba docteur cyane cyane nk'abantu bigaga Butare bacuranze muri Salle Supupuri cyangwa bafata nkuri ya Masabo ni abantu bari barize baraminuje ariko bakumva ngo araririmba bakamubona ukundi kuntu ni ukuvuga ngo rero ikintu kiguha imbaraga no kuvuga mfite impano hari amashuri ndi kwiga hanyuma ndahitamo iki niki kijya mbere gihe rero naje guhitamo nkavuga nti okay niba ba mu gihe cyacu ubuhanzi butagutunga reka nkunge mbikora nk'ibintu nkunda nk'ibintu binshimishije nshobora no gufasha abandi ariko icyo nshyira imbere ni akazi rero natangiye mu bushinjacyaha nibyo nakubwiye nza kuvamo kubera ko twari tugiye kuba ahandi ndagaruka nari narahiye mu bavoka icyo ntibakivuze ngiye gutangira bati ariko wowe wari wasezeye mu kazi ka leta cyangwa wari wahagaritse igihe kitazwi ngiye nari nahagaritse igihe kitazwi bati wagaruka ntinagaruka n'ubundi nahoze ndi umukozi wa leta subiramo muri za manza wavuze naburanye hari igitabo nanditse ku rubanza rumwe rwa Ingabire ni ukuvuga ngo mu buzima ushobora kubasha gukora ibintu byinshi uyu munsi aba bana barabizi muzi turunwa ya siporo ibaho ya interscolaire amashuri agahura muri foot abahungu bari muri akademi yanjye ubu nibo bayitsinze biga muri Esigasiza ubu nibo bazajya muri FEASA bivuze ngo njyewe nshobora kujya muri akademi nimugoroba nkajya mu muziki ejo nkajya mu kazi ka leta ejo nkandika igitabo byose birashoboka niba ushoboye wumva izo mpano uzifite icyingenzi ni ikintu kwitinyuka ubwo intego wari ufite yari iyihe muri iyi myaka yose intego nari mfite ni ebyiri kubera ko nari umunyamategeko namye nshaka gukora mu bushinjacyaha gukora mu nkiko ariko ngahitamo ubushinjacyaha uzi ko mu nkiko hari umucamanza hakaba na greffier hakaba na abavoka iyo ngiyo nari nyifite gukora mu bintu birebana n'ubutabera na kera nkiri muto yo narebaga amafilime nahitagamo amafilime y'imanza n'amafilime ya politiki n'uyu munsi niko bimeze hanyuma no guhimba indirimbo guhanga indirimbo no gucuranga nabyo numvaga ngomba kubikora kandi kuko narakomeje kubikora ariko nkamenya ngo akazi niko kabanza ariko ntikahabura akantu kavuga ati ariko biramutse biciyemo umuziki ugasumba akazi gato akazi nagashyira hanze ariko ugeze gutya ukarongora ukabyara uravuga ati no ngomba gukora ibintu biri stable kugira ngo umuryango n'ibyo byose tubashe kubaho ariko intego zanjye za mbere n'uyu munsi bishobotse umuziki n'ibihangano nabisubiramo ubwo twavuga ko muri kariyeri yawe yatushize ku muziki ku ruhande kariyeri ya politike n'ibindi byose achievement uno munsi nawe ushobora kwishimira umaze kugeraho ni nk'izihe urabona hari tuvuge nk'igihe nari mu bushinjacyaha hari imanza umuntu aba yaraburanye ugasanga ni imanza bitewe ariko kuri wowe techniquement uburyo mwaziburanye usanga ni imanza zakugira akamaro zagize icyo zikwigisha n'ubu ngubu abantu bakoraho reference ariko buri wese akabivuga bitewe n'uruhande arimo hari urubanza rwa Ingabire hari urubanza rwa Mugesera hari urubanza rwa Ntaganda hari urubanza twigeze kuburana kera rwa BCDI izo manza uko ari enye ni imanza zagize icyo zisiga ni imanza ntashobora kwibagirwa kuko urumva niba bimbajije mbivuga gutyo noneho muri muzika hari indirimbo 3 nakoze hari indirimbo 3 nakoze nawe ukavuga ngo izi ngizi aba bapete bavuze ngo ntago banze ariko ni imvuga imwe barasanga bari bayize batazi tsinda batsinde ni yanjye murayizi yawe batsinde ni yanjye dore bozo ngo mureka tete niyo mutari muyizi ni yanjye nindi rero nkunda cyane nanjye ubwanjye museke weye izo ni indirimbo naririmbye n'ubu nanjye n'abana banjye baraziririmba cyane cyane tsinda batsinde yo nigeze kwibeshya ndavuga ngo ngiye kuyikorera kuyisubiramo abaturage nibo bari banyishe baterekeraho byararangiye iriya ni yacu njyewe nyiririmba ntabwo nahise tsinda batsinde njye nahise ishema ry'u Rwanda ihise kuri radio abaturage bavuga ati no ni tsinda batsinde ntabwo ni nyawe rwose ngo ukagira imana mu ijwi ry'umuturage bivuze ngo rero muri muzika izo ndirimbo ni sawa mu bushinjacyaha nakubwiye izo manza
hari n'igitabo nanditse, kiriya gitabo nanditse kubera ko ruriya rubanza rwateye polemique na débat, umuntu ararenganye ibintu byinshi, ariko amahirwe nagize nuko narabitekereje kucyandika. Nkimara kucyandika nta muntu wagize icyongera kumbaza, arasoma akavuga ati ubwo twaracyanditse dushyira muri ibimenyetso, nta muntu wongeye kunzanaho za débat. N'abari bavuze ngo tugiye kugisoma tuzaguhamagara tujye impaka ntabwo uzadukira, ako kantu nako karafasha, kuko iyo ntanabikora njye natekereza ko n'umwana wanjye bari kuzagera bakamubaza iso yahemukiye kanaka, iso yahimbiye kanaka, iso yapangiye kanaka, byarashize. Urumva rero ko muri ibyo bintu ni byiza cyane mu gufasha abahanzi. Iyo mbonye ushobora kuvana umuhanzi mu muhanda akaza agacuranga muri arena mu gihe cy'amezi 6 akagira views za miliyoni, nta wundi yigeze bikora, uwo ni Gisupusupu, muramuzi? Yes, biriya ni ibintu ushobora kuvuga uti biri mu mateka ya muzika y'u Rwanda, uwabishaka utabishaka. Uyu munsi uteranyije views ze zigeze kuri miliyoni 11. Yes, ari umuntu wararaga mu muhanda, yarafunzwe, yagize gute ariko akabasha iyo mpano ukabasha kuyizamura. Noneho rero tugaruke no muri ibyo bya siporo, niba mutangiye akademi ejo ni mu kwa mbere, mu kwa gatanu mugatwara igikombe ku rwego rw'igihugu, ejo mu kwa cyenda ukabazajya muri FEASA, ibyo ngibyo iyo ikupe ebyiri turazifite. Directeur w'ikigo aravuga ati ni ubwa mbere muri Rulindo batashye ibikombe 2, ati ubwo nzanabaherekeza muri Tanzania, ese ubu tugiye tukayizana. Amateka barushaho kwiyandika. Niki gituma ukomeza kuba motivated mu kazi kawe ukora buri munsi? Kuko ibicanege byo biraba byinshi cyane. Ngira ngo wenda no kugira no kubikunda, no kubikunda. Ngewe ngira Imana, nta sinzi niba ari Imana cyangwa iki, ntabwo nigeze mu inzoga, ntazo nywa. Bivuze ngo abandi bagiye mu kabari, ngiye nshobora kujya kwirebera match ya foot, nshobora kugenda nkajya muri studio irayifite iri wanje, niba nshaka guhanga ndabikorera iwanjye, nshobora kuzinduka nkajya kwirebera abana bari gukina umupira. Ibyo nkora ndabikunda, none nagira Imana nkabona n'uburyo bwo kubikora cyangwa se no kubishakira igihe. Ariko kwa kundi navuze nahereyeho kumenya gushyira priority mu bintu. Uyu munsi akazi ko kuba umuvugizi wa guverinoma niko wungirije, niko kabanza. Ubu ngubu turi hano, mvuye mu kiganiro hano, twaganiraga ku byo gutuza neza heza abaturage no kubimura kubera ibiza ibiki byose, n'amakaritsi amwe namwe afite ibibazo. Nibyo twaganiragaho. Icyo ngicyo nicyo cyiza mbere, ibindi byose bigomba kuza nyuma, ariko nabyo nkabishakira umwanya nkabikora. Inyuma y'akazi ko kuba umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, umva ari kindi kigushishikaje? Ni bimwe, ni umuziki wanjye, ni umupira. Yes, mukanya gato ndafungura urugo, iyo yose bafite ibibazo byinshi bifuza kubaza, ariko nsubije gatoya ntangira ikiganiro muri intro yanjye navuze ko abana nk'aba ngaba bakora afite indoto, bavuga ngo ndashaka kuzakora ibi. Wabyirutse ushaka kuzakora iki? Usibye umuziki watubwiye ko afite iyo mpano, wumvaga kariyeri yawe ushaka kuzayishyira he? Ngiye byaje nyuma, ndimo ndangiza secondaire, nibwo nabonye yuko ibintu birebana na science politique ibyo nabikoraga numvaga byo bindimo, kubera na za filime narebaga. Kubera amafilime narebaga. Bon, hajemo wowe urateganya, ariko Imana nigena muri uko kwezi binaniranye, ndaboneka njye muri droit ibyo byose. Iyo ntareba filime za politique ndeba filime z'imanza. Ni ibyo ngibyo byo rwose ntago nakubeshya ngo nigeze mva ngo za mu scientifique cyangwa ni muri izo domaine zombi. Ariko nyine uko igihe gihita nibyo by'ubuhanzi byari bihari, byaragendanaga, ariko nkamenya kuvuga nti ubwo natangiye kwiga cyane ko ngiye njya kwiga mu Bubiligi, ntabwo nari mfite buruse ya leta, n'ababyeyi banjye banyishyuriraga, biba bigoye, biba bihenze, ukavuga rero ngiye gukubagana byaba ari ibibazo. Intambara ibaye muri 1994 habaye jenoside, abantu bahunze bagira gute mu Bubiligi wa systeme yuko niba wari umunyeshuri ugahinduka impunzi, hari systeme ibaho yo gufasha abanyeshuri, bakaguha amafaranga yo kwishyura wenda ishuri ntihongeye kuryishyura universite, ariko kugutunga naho kuba bakayaguha. Izo nzira zose twaziciyemo, ndangije ntangira stage mu Bubiligi ya avoka, ndayisuspanda. Namwe mvuga ko okazo ya mbere yo gutaha nzataha, ndavuga nteka mu Rwanda byarahindutse, basigaye bavuga n'icyongereza, nkora stage gato muri Canada, bitanza ntangira akazi k'ubushinjacyaha. Yes. Uramutse uhuye n'umwana cyangwa se urubyiruko muri abangaba, ishuri ryananiye kwiga, byananiye gukomeza, ariko afite indoto yo kugira ngo agere ku nzozi ze, niye nama wawe uragisubije? Nabanza mbwira nti ishuri ryarakunaniye, ariko se mu buzima nta kindi kintu ushoboye,
nta kindi kintu ukunda kuko twebwe igihe cyacu iyo wigaga utize medecine ekonomi droit chimie na physique cyangwa kwigira umwaka w'umwarimu cyangwa kuba umwarimu ibyo nta kintu ushobora guhingutsa mu rugo warabivugaga washobora uvuga uti ngewe ngiye kwiga ibi ngibi bya hoteliri wabizana igihe cyacu usobanura kwandi ntibishoboka ntabwo ushobora kuvuga ati ngewe ngiye kwiga gukora inzara n'imisatsi barabyiga ntibishoboka cyangwa ngewe ngiye kwiga kuba kameramani ntibyashobokaga ibyo ntibyabagaho yari ekonomi medecine math physique biochimie ibintu mbese ibyo ngibyo biko na droit uyu munsi rero nakubaza nti mwana wanjye birakunaniye cyangwa nanjye ubwanjye mba nkureba ese ko mbona umwana wanjye mfite abana babiri ariko kabiri mu cyumweru bajya muri cuisine gukora amagato gukora amakrepe ni ibintu bigiye muri corona turi muri covid turi muri guma mu rugo ejo umwana wanjye nambwira ati papa ibintu mbwira byo kwiga imibare n'ibiki ngiye ndashaka kujya kwiga hoteliri nkaba naribonye kuva kiri umwana nzamushyigikira muri iyo nzira nimba mbona afite talent muri foot cyangwa basket nzamushyigikira njye mbwira ariko niba basket unayikinnye menya ko ushobora no kuzajya kuyikina muri Australia cyangwa muri Amerika cyangwa i Paris nibura iga indimi yego nibura fata notion za comptabilité kuko ushobora kugenda ukagira ibifaranga byinshi umenye ko ujira amafaranga yawe ariko ntushake kumutsindagira ngo genda ujye kwiga science uzajye kuri Mars kandi ibyo bintu ubona atabishoboye no kumwicira ubuzima ariko namwe mugomba kwitinyuka yego yes uko iminsi igenda ishira ngiye secondaire agiye kurangira nzi neza ko imibare pas gentil ko tutakundana nari mbizi ntago rero ndanibuka nahamagaye umubyeyi wanjye ndambwa nti ngewe ngiye guhindura umwe aravuga ngo no taha uze wiga mu Rwanda na droit irahari undi we nagize imana yari mu Bubiligi icyo gihe yego arambwira ngo ngewe inshingano zanjye no kwishyura amashuri iga university uzazana diploma ya university tuza kubiganiraho no nyuma tubyumvikanaho bivuze ngo rero duhuye nareba icyo akunda niba nkizi namubaza icyo akunda niba nkizi ibyo ari byose uyu munsi nta kintu gihari badashobora kwiga ngo baminuze muri university n'ibyo ngibyo byo kwiga gukora inzara no kujya gute biriga bikajya no mu mashuri makuru ukaza uri umuprofessionnel muri byo uyu munsi nta murimo utatunga umwana bivuze ngo umwana agomba kwizera agomba kwiyumva akamenya ubushobozi afite akabirya ashyira imbere akabiganira n'ababyeyi be kandi ntekereza ko n'ababyeyi b'uyu munsi ndababona baherekeza abana mu gukina futu ariko akanamujyana no ku ishuri bivuze ngo bamaze kubyumva njye mfite umwana w'umukobwa araririmba ukugira ngo yarabivukanye ejo nambwira ati ndashaka kuririmba nanjye ndaririmba agashaka kumbwira ati ndayifitiye impano ariko ntabyo nshaka gukora ubu wajya mbwira ngo ejo muri iki cyumweru bwambwiye ngo ariko ngo wazaba umunyamategeko ndavuga ngo tuzareba yes ariko ntabwo namwangira bivuze ngo rero ikibi no gushaka gutsindagira umwana mu bintu adashoboye ngo kugira ngo wumva ko ariko azamera neza ariko nabo bagomba kwizera après tuba bamaze ko bakura akavuga ati nge numva medecine numva ubwanga nabwiga cyangwa se bira bya chimie na physique sinabishobora nakugira mu mategeko tuganirize gatoya ku makosa ushobora kuba warakoze bwa mbere mu kazi n'ukuntu wabashije amakosa kuyakemura kuko ntabwo uri butubwire ko uri intungane oya ariko kubera ko nta kosa riremereye cyane nakoze nta mu kazi ntabwo kuko ntaho nari nandikirwa ngo zana ibisobanuro kuva nakora ntaho nari nandikirwa ngo cyangwa se ngo itabu utanga ibisobanuro wenda hagiye habamo utuntu two kwibeshya cyangwa iki ariko nta kintu kiremereye naba narakoze ku buryo navuga nti iki ndakibuka cyari kinkozeho ni ukuvuga ngo urabyitwarika nditwararika niyo mpamvu navuze n'ibyanyu nahoze nkubwira ni ukumenya priorite ni ukumenya priorite ukavuga uti niba uyu munsi ndi umuvugizi wa guverinoma wungirije ngomba kuvugira guverinoma yose ntabwo ari kimwe n'igena n'umuvugizi w'ubushinjacyaha ngena umuvugizi w'ubushinjacyaha navugiraga institution imwe kandi byari ibintu technique by'amategeko n'ibiki byose uyu munsi mvuye mu byo nakubwiraga byo kwimura abaturage no kubatuza neza kandi heza ejo bashobora kumbaza batari ko twumvise indwara y'uburenge ubu tukaba tugiye muri ministeri ya agriculture n'ubworozi ejo batari ko muri Uganda bimeze gutya n'u Rwanda bite Burundi n'u Rwanda tukaba tugiye muri Minafete batu Uganda hariya rwahiye tukaba tugiye mu aho ngaho n'ubwo ugomba kwitwararika ugomba kumenya amakuru ejo utava hotera abantu igipindi cyane cyane ko ibyo uvuga ni kuri televiziyo ni kuri radio
barabyarojisitira birahari ejo bakongera kuvuga ati reko ejo wari watubeshye iyo uragerageje rero kwitwararika ukamenya uburyo ukora gushaka amakuru kuyasangira n'izindi nzego akenshi niyo wibeshye barakubwira ati hano wibeshye ariko muri rusange ugasanga akazi karagenda neza. Kadufungura urubuga iyo yose hanjye nkora n'inkwakozi mu microphone wa mungu wicaye inyuma rwose nkora nabi nkwakozi bene abangaba nibo ba yes amazina yawe ndetse n'umwaka wigamo. Iyo mikoro ifite ikibazo reka baduhe iyindi muhe iyo ngiyo abari kubanga bw'ibyuma mukemura icyo kibazo. Yes koresha iyo ngiyo. Ndabona kwa gabi batarabikemura uraza kutubarira gatoya baraza kuba babikemura tubone kujya kwakira ikibazo. Ale ibyo ari byo byose urubyiruko nkuru nguru bafite ibitekerezo byinshi bivuzeho ko bagomba gupashinga icyo bifuza ku giti cyabo ariko no mu gihe akamuganiza. None uyu munsi ko ababyeyi nabo ubwabo bakubwira ngo ni igihugu ufite ububasha kandi umwana ntagare buhangare umubyeyi. Oya ububasha arabufite sibyo ariko umubyeyi wanjye turatandukanye ntabwo ari jyewe sindi we nawe sijye. Yes ariko mu gihe kurihira gufite ububasha. Oya arakurira n'inshingano ze cyane cyane iyo anabishoboye ni inshingano zo kukurihirira nkuko ari inshingano zo guhahira sibyo ariko kubirebana n'ubuzima bw'umwana uzatandukana n'ubwe yabishaka atabishaka. Nagira amahirwe papa n'umucuruzi mama n'umucuruzi umwana azashaka gukora nkase yumva arabikunze anatangira akiri umwana muri vacances ubona ari mu iduka arimo arabafasha ibyo ngibyo nta kibazo. Bene umubyeyi bizamushimisha kurushaho kuba umwana agiye mu murongo we. Ariko niba muri umucuruzi umwana akakubwira ati ngewe nzaba umunyepolitike cyangwa nzashaka kuba umuganga mushyigikiye muri inzira niba ubona nabishoboye wishaka gutegeka ngo hari abagiye babikora. Umuntu akagenda agakora diplome. Hari umudamu nzi wakoreye diplome y'ubwarimu yarashaka kwiga kubaka aragenda arabikora diplome arayizana arangije yarabaye mukuru atangira amashuri yo kubaka ubu niyo kariyeri ye. Urumva bamutesheje igihe ariko ubu ngubu baranabibona n'ibyo bimutunze biranamukijije. Ntago rero umubyeyi agomba kuvuga ngo ntago byakabaye byiza umubyeyi agomba kuvuga ngo ngewe ibyo ngiye nk'umubyeyi nshaka ngo kuko ari giye wishyura. Reka umwana wawe yajye mu nzira ye kuko iyo uniga ikintu ukunda njye ntekereza ko iyo nza kwiga muzika byari kurushaho kunyorohera cyane muri umuntu ukina umupira akagira imana akina umupira akaba n'umuhanga ukamutunga ariko uzi gutungwa n'impano yawe. Niba uri umuhanga muri chimie na biologie na physique uvuga ngenza mu scientifique ngenza atwara indege cyangwa nzajya kuri Mars shyigikira uwo mwana. Niba ufite ubushobozi umwana akaba atenda ashaka umupilote imibare na geography ndabyumva ugafite ubushobozi muhereze kuba pilote ariko itangira kuvuga ngo ya ngenda acuruza ngo nawe ndacuruza ngende umwavoka ngo nawe umwavoka nugira imana mugahuza impano nta kibazo. Ariko niba ubona afite indi mpano mushyikiye muri iyo mpano niyo yaba ari impano ya sport abantu bambere bakize kwisize ni bande zaba sportif ko twese twarabisuzuguraga ariko nabyo ni competition ni irushanwa kugira ngo uvemo uri uwa mbere ifoko uva hasi nawe ushobora kumwicira ubuzima rwose uvuga ngo niyiga ibyo wowe ushaka ugasanga byose abivuyemo ashobora kugira umujinya ejo akivumbura. Hari abagira fragilité ejo akaba yakwiyahura. Haravuga ati ngiye mu nzoga ngiye mu biyobyabwenge kubera gusa ko bamubujije kujya mu nzira we yumva gashaka. Mugerageze nimunanira mugerageze nindi ngo tusena nakubwiye tunone ugerageze ibyanjye ariko bishaka guhita utsindagira. Yes ngira ngo ugifite ya microphone cyafite wahaguruka kongera ikibazo cyawe ngira ngo babikemure kwanga bw'ibyuma. Murakoze nitwa Kiza Pauline niga mu mwaka wa 6 muri Kugira Secondary School. Ikibazo cyanjye kirabaza giti harabavye kwanga byuma baduhe sound muri studio kugira ngo tubashe kumva icyari mu kuvuga wakomeza. Hari ababyeyi cyangwa abantu batekereza ko iyo umwana agiye mu bindi bintu nk'umuziki gukina umupira cyangwa ibindi ari ku ishuri riba rimunaniye cyangwa se ngabaye kirara mbese abo babyeyi bababwira iki? Mbere na mbere ibihe turimo
ntabwo ari ibihe byacu. Ubu ngubu mwebwe mufite ibibazo kuko bafite byinshi byo gukora, bafite information, bafite amakuru menshi, abo no kumenya guhitamo ni ikibazo. Ngendeba cartable cyangwa ikapa abana bacu batwara ibintu batwara biga mu gatandatu no gatanu, twatwaraga amakaye abiri, ariko ibitabo batwara n'ibiki, bafite za internet, bafite YouTube, bafite ahantu ho gukura amakuru. Ngenekereza rero ko nicyo navuze mvuga, niba umwana mbona afite talent muri siporo runaka, ngewe naye mushyigikiramo, ariko hari iby'ingenzi nk'umubyeyi ndetse biri n'itegeko, turabigaruka hagize neza kukibaza, uba ugomba gukora. Nabwo ko hari abana bari muri akademi ya foot, ni itegeko ko bagomba gukora kwiga umupira baniga nibura bakarangiza segonderi. Ibyo byo ni itegeko. Bivuga ngo basanze umwana muri akademi arimo akina umupira gusa atiga, byagukoraho. Bivuze ngo rero ababyeyi bagomba kumenya ngiye ku giti cyanjye niko nabigenza. Nabo urashaka gukina umupira, yes. Urashaka kuririmba, yes. Urashaka gukora iki n'iki cy'impano ukazabana kigira umwuga, yes, turagikora, ariko uragikorana n'aya masomo kugeza nibura urangije segonderi. Nibura nzi ngo uzi gusoma no kwandika, aho wajya ku isi hose wakwirwanaho mu ndimi, Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili, nibura ibyo ngibyo. Noneho mu myaka 18 urashaka gukina umupira, ngano shyiramo ingufu, yes, shyiramo ingufu. Nibiyo tana ihari bizanagutunga, nibitanahari ugakubita imyaka 2 nta kigenda, uzagaruka ufata ya diplome yawe ujye muri university. Yes. Nutanayifite ni ikibazo, ni nayo mpamvu ari itegeko. Ntekereza rero ko umubyeyi no gushyira ku munzani, nawe ukareba koko kandi ukavuga ati koko ese iyi tarangiyewe ndi kubwira papa ngo ndayifite koko. Hari amarushanwa ushoboye muri akademi, hari amarushanwa y'imiziki, ukajyamo ukareba, niba ugiyemo ugakubitamo ukaba uwa mbere, kabiri, gatatu, bavuga ati hari ikintu koko. Ariko niba ugiyemo ukaba wa 10, ukaba wa 11, icyo gihe uragaruka ukaganira na papa neza, mukaza mukumvikana. Ariko ntabwo kimwe kigomba guhita kiryamira ikindi ngo nuko njye mfite ubushobozi ninjye bigomba kugenda gutya. Yes, microphone ifite, aguruka. Amazina yawe? Murakoze cyane. Nitwa Mucyo Emmanuel Victor. Witwa? Mucyo Emmanuel Victor. Yego. Nanjye niga mu gatandatu Kagarama Secondary School. So niba hari ikintu nge nabonye cyakuranze kinakuranga, ikintu cyitwa flexibility, kuko watubwiye ko wamenye ikintu uzakora nyuma, ntabwo umeze nk'abantu bavuga ngo kuva mu mwaka wa gatandatu primaire nzakora iki ngiki kandi ariko muri iyi minsi niba tugiye kureba ku bantu bagena career y'umwana, harimo umwana ku giti cye, harimo umwarimu, harimo n'ababyeyi. Ariko ugasanga nuba hari uwo mwana ufite ako kantu ko kumva yuko ibintu byinshi abishoboye, ntabwo aramenya amahitamo, afite iyo flexibility yo gufitinga mu bintu byose, ariko hari iyo pressure ababyeyi bashiraho cyangwa abarimu ngo kuri iyi myaka, ugeze kuri iyi myaka utaramenya ngo uzakora iki ngiki, uri gukora iki, ariko ntabwo urashiraho neza ngo uzakora iki ngiki. Ugasanga rero bimushizeho pressure nyinshi, niyo flexibility yari afite ishobora gutakara. So nagira ngo wenda utubwire ese niye nama wagira uwo mwana mbere na mbere n'abo barimu n'ababyeyi. Inama natanga nuko niba umwana biragoye abashije ntabwo gusa kwirengagiza se cyangwa se kujera, yes, kumanaginga iyo pressure, ngiye niyo nama namugira. Nababwiye ko ngiye natangiye muri primaire byose twiga bimwe, njya i Rwamagana. Byo ninjye ndumva ari byo nahisemo, economique ndayiga, ndarangije ndanditse science politique, ndagiye nta nubwo nemaze mu kwezi. Science politique, yes. Namaze ukwezi ukamukora iyo ntinda nari gusibira ngo ndimo ndahanyanyaza na ya mibare n'ibiki, nyivamo njya muri droit, ndarangiza nashaka gukora science politique kuba umupoliticier. Ntabyo nakoze imyaka 13 nibereye mu butabera, none dore ndi gukora politique. Yego. Bivuze ngo rero umwana abashije kujera ya pressure y'ababyeyi yaba n'iyabarimu, akavuga ati ngewe nubwo mu mwere ngo ngiye muri geography ariko ngiye nkunda imibare, bageraho imibare kandi koko ukaba uyishoboye. Nabo bareba amanota yawe
atari uyu mwana atubwira ko akunda imibare aranayishoboye. Ikibazo ni ukuba wavuga ngo ndakunda imibare ariko ukagira 3 kuri 10. Baba bakubwira ati ariko wowe wagiye muri geography nibura hari ufite 5 cyangwa 6 wowe nanjye ndatsindagiye ndaguma muri iyo mibare. Neza ko ifu kumenya kuja iyo mutangiye no kuba bakuru. Ni uyu munsi uri muri kurangiza umwaka wa 6 none uravuga ati ngiye umwaka utandashaka kujya kwiga hoteleri. Ngiramo n'amanota meza niho hari n'amakuru yayo dufite, ariko ababyeyi bakavuga ati ariko yawe wakwize ekonomi. Ugera ni ibiganiro ariko no mu bikorwa ushyiramo ukagaragaza ko ibyo bintu koko ubishoboye. Bishobora kwanga kubera ko bavuga ati niba utajya kwiga hotel no sinza kwishyura amashuri, nabyo ashobora kubikora. Ariko hari n'ugera akavuga ati ariko umwana wanjye ndamuhora iki. Gusa ntekereza ko umuntu wa mbere wavuze ngo kariyeri yacu igenwa n'ababyeyi natwe n'abarimu. Uko igihe kigenda gishira ni wowe uzagena kariyeri yawe. Ukiri bato uyu mwana ari muri primaire cyangwa se agera gute, nk'ubu uri muri rangiza secondaire ufitemo 60%, abandi bafite 20. Yes, 40. Hari n'umubyeyi ashobora kuvuga ati ngiye inshingano zanjye no kukwishyurira icyo mpfa no kuzana diplome y'amashuri yisumbuye. Ibyo uzazana byose upfa kuzana diplome y'amashuri yisumbuye ya university. Abo nabo babaho. Bivuze ngo rero ni wowe ugomba d'abord wowe ku giti cyawe kwimenya no kugirira icyizere. Yes, ego abakobwa niba baza gukanguka ryari baraza murakoze. Amazina yanjye nitwa Gutaganda Regis, nayo niga mu mwaka wa 6 muri PCB. Ikibazo nari mfite kigira giti abana benshi ubu ngubu nk'uko babivuze ari igihe bafite impano nyinshi, bafite n'ubwo bushake bwinshi bwo kuba bajya mu bintu byinshi, ariko ikintu babura ni support, bakabura nyine niyo finance iba supportinga. Rero nyine nagira ngo tubwire nk'umwana ufite izo nzozi zose, ufite izo ndoto, ufite nyine ubwo bushake bwo yakora ibintu byinshi ariko adafite ubushobozi, we yabigenza ute? Ubushobozi hari ushobora kugira ubushobozi bw'amafaranga cyangwa se nk'ukuvuze support. Ubundi abantu bambere bagombye ko gufashamo uyu munsi mu gihe tugezemo n'ababyeyi, kuko uyu munsi ntabwo ushobora kongera kuvuga ngo ntago basket cyangwa volley cyangwa foot cyangwa se koga bitatunga umuntu. Ibyo ngibyo byo byararangiye biragaragara kuri twese. Hano ntekereza ko n'amakipe ari hano tuvuge mu cyiciro cya mbere amaze kuba amakipe professionnel, barakora bagahembwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi birabatunze. Ariko ku rundi ruhande niba hari ikibazo cya support noneho y'amafaranga, nta muntu wagufasha mu muryango, nta muntu wagufasha ahandi ahariho hose, nawe uri mukuru witangiye kugira imyaka 18 uravuga uti iyi mpano yanjye irahari ariko ntaho izajya, reka mbe nkomeje amashuri, ejo ningira icyo mbona, ningira icyo nkora ndakibika kugira ngo njye abantu bajya baza kundeba baje muri studio bamaze imyaka 3 babika kugira ngo babashe gukora indirimbo ya mbere. Hari abantu bakora bakarangiza amashuri bagatangira kazi akazabona kuza mu by'ubuhanzi kuko noneho yabonye uburyo. Inama mbere nakugira ni ukutazigera uhirahira kureka ishuri. Diplome urayibona ukabika hari ukajya mu bindi byakwanga, ukaza niba ari yo kujya gusabisha akazi cyangwa se gukomereza amashuri ikagufasha. Iyo itayibonye biba bitakaye. Noneho rero niba hagize Imana hari ubushobozi, hari igihe haba nuko tutakibikora, ariko igihe twazengurukaga mu gihugu tugakoresha konkuru iyo twitaga hangahiga dushaka impano. Icyo gihe nta yindi support bigusaba, ni ukuza kerekana ko iyo mpano uyifite. Wagira Imana nyine watsinda iryo rushanwa ukabona igihembo cyangwa se bakanagufasha. Ariko ibyo icyo nakubwira cyo nuko icyo utagomba guhirahira utekereza no kuvuga ngo nta bushobozi mfite reka ndeka amashuri njye muri biriya, kuko biriya bishobora kutagenda. Ubibona uri mu ishuri ukagira ngo biroroshye, cyangwa njya nkunda gutanga urugero iyo turebye n'injuna ndebye match ya Paris Saint-Germain na Juventus, iyo ubona bakina iminota 90 ubona byoroshye, ariko shaho mubonye entraînement cyangwa se imyitozo bakora kuva kwa mbere kugera ku munsi wa match, ugomba kuba ufite impano, ufite ingufu kandi ubishaka koko. Imyitozo bakora bariya nubone nabari bameze na Mbappe bagira gutyo ibintu byose bikikora mu minota 90 bikarangira, biba bigoye sana. Bivuze ngo rero niba ubona abantu baririmba, njyewe ndirimba abo bose narababonye, ba Beni, ba Medi, ba Kamishi, aba bose ubona bazaga ngiye muri studio, bari igihe bazaga bakamara iminsi 3 4 bicaye imbere ya studio batabasha kwinjiramo.
rimwe na rimwe bafite n'amafaranga y'indirimbo imwe. Uyu munsi ushobora kumubona ari muri arena huzuye baje kumureba kugira ngo byahoze byoroshye. Rero iki kintu nacyo mujye mukizirikana, si ukuvuga ko ngo ufite impano muri foot, ufite impano muri kuririmba, ndi muremure nshobora gukina basket, nshobora gukina volley, ngugira ngo biroroshye. Ugeramo nawe ugahuriramo n'abahanga, abahanga mu bahanga. Niba ufite iyo mpano koko yigaragaze, uyemeze, ariko n'amashuri bijyane. Niba nta bushobozi ufite, shyira imbere amashuri ubanza uyarangize. Nkuko nababwiye, iyo nza kuba ndi muri mu gihugu gishyira ubuhanzi imbere cyangwa bwateye imbere ku buryo bwadutunga, wenda ubu ngubu ntabwo ibyo bw'avoka, bwa politike cyangwa iki byose mba narabikoze, mba naragiye muri ibyo. Ahubwo narebye ndabona iwacu mu Rwanda ntabwo ubuhanzi butunga abantu, ahubwo mwebwe uyu munsi biratandukanye, birashoboka. Ariko uko wabigenza kose, muri mwisi utazigera usobanura impamvu utagira diplome, muri mwisi utazigera usobanura impamvu utavuga indimi nibura 3. Mwe muracyari n'abato, mbagire n'inama mwakwiga Igishinwa. Ejo bundi bari abantu bazategeka isi, mwakwiga Igishinwa. Njyamo n'Abashinwa baza dukora muri Minafete, njyamo n'abana Abashinwa baza baje muri Coinvestisa, nkabona kumwe n'abana bako cyangwa ngo bagenda babasemurira, nkumva ishyari riranyije, aho ngenda ngana nabo. Mbagiriye inama mwakwiga Igiswahili. Ahantu turi kugana turimo turashaka ururimi Afrika izahuriraho, kandi yizaba Igiswahili, kuko kuva muri Afrika y'Epfo kugera ni wacu ibihugu byinshi bitandukanye bivuga Igiswahili. Bivuze ngo rero ibyo ngibyo ntabwo mwebwe ntabwo mufite uburenganzira bwo gusobanura ngo ntabwo tubishoboye. Muri mwisi ishobora gutuma mubyiga. Uyu munsi ngiye ntabwo ngende mu francophone mvuga Igifaransa, ariko nta kibazo nkigira ngo bita text yanjye mu Gifaransa muri Google ngateshyira mu Cyongereza. None navuga nti niba harimo n'udukosa umuntu akankosorera kandi nkabisoma nkabyumva, kubera ko ibyo ngibyo birashoboka. Amashuri rero agomba guhora imbere, impano ukamenya kuyijera. Niba uburyo buhari ushoboye ukabijyana hamwe, niba nta buryo ukabanza amashuri. Noneho kandi niba ubonye impano itagenda ugezemo ugasanga n'amashiraniro, ukamenya kuvamo hakiri kare. Ukamenya kuvamo hakiri kare. Uri ready? Then mitenge kurira umukobwa. Umukobwa. Tubaze umukobwa? Tubaze umukobwa. Murakoze, nitwa Umwiza Belinda, nkaba niga mu wa 6 Kagarama Secondary School. Ikibazo cyanjye kirabaza giti, tuzi ko gutangira kariyeri ari kimwe no kuyikomeza ari ikindi. Ese yo guhera mu buto bwawe haba hari imbogamizi wahuye nazo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu, tukubone nk'umwe mwungirije uwungirije umuvugizi wa leta? Ese waba warazisohotsemo ute? Murakoze. Reka ngenge nkubwirire, ngengira navuga ko nanabishimira Imana. Muri kariyeri uko nagiye nkora nta mbogamizi nahuye nabo. Urumva ngiye muri universite, bati je kwiga science politique, ntidore mu bivanzemo imibare, ngize Imana ku munsi wa nyuma ngiye muri droit nsanga nubwo amasari yuzuye bati ntacyo jyamo. Nta mahirwe nagize, nashobora gutinda bakanyangira nkaguma ngo nkagira ibibazo. Ndarangije hagati aho ngaho nari umunyeshuri mu Rwanda, habaye ibibazo, habaye intambara, habaye jenoside, mpindutse impunzi. Ndi mu gihugu gituma nubwo uhindutse impunzi hari imfashanyo baguha ukabasha gukomeza kwiga. Ndakomeje, ndarangije. Urumva hajemo ikibazo ariko gise kibona igisubizo. Ndarangije, ngiye muri iyo stage igihe gitoya, ndatashye mu Rwanda, natse akazi mu bushinjacyaha barakamba. Reka mbaye n'igiporo. Dutangiye mu bushinjacyaha bamaze kugwa, leta imaze kugushyiraho babyace mu nama leta. Mwajyaga kwa minisitiri w'ubutabera akandika ati akabaha impapuro, mwandike ahantu 3 mushobora kujya gukora mu gihugu. Ngewe nari maze imyaka 10 cyangwa 11 mbi Burayi. Icyo ni kimwe. Navuye hano ngewe naje muri uyu mujyi mfite imyaka 2. Mfite imyaka 52. Ni ukuvuga ngo naje muri 72 nibwo papa na mama baje gukorana mu mujyi. Bivuga ngo nge ntahandi nabaye hano mu mujyi. Njya muri secondaire Rwamagana niga, twabaga muri interina imyaka 6, mvano njya i Burayi. Minisitiri aduha igipapuro ati n'abashinjacyaha benshi ati ngabo wese nizuza hano 3 yakora mu Rwanda. Mukuru arinde Kigali arutanga. Minisitiri rero ugeze atetse mukuru ntago bibagiye Ikinyarwanda ntoya. Hanze none ko nabwiye ahantu 3 ukawanditse Kigali.
urumva yashobora no kundakarira nta gasuzuguro n'ibiki byose none nyakubahwa minisitiri akatwumvikana njyewe nabaye hano mu mujyi wa Kigali mva hano njya kuba i Burayi ntabwo nigeze mbi Butare ibyumba cyangwa ko bahita Gikongoro mureke mu gutangira akazi nkorera ahantu menyereye nyuma y'umwaka umwe 2 3 rwose nushaka uzanye ahantu twangaga twese n'icyangugu ngo ni kure nushaka n'icyangugu uzahanjyanye abitekerezaho ngiye kubona mbona arangwa toka yatubu tuzareba ngiye kumva numva nominasi ibaye inyamirambo none agiye gukorera urumva rimwe ibijyana none n'amahirwe no kwizera urumva nta mbogamizi yabayemo nyuma y'imyaka 2 haba reforme namuguye imbere niwe ari batanga akazi ati bite mukorera ntikarame bite atari kubura kucyo udatebeza ubwo azanyemo blague ndasimbuka ndatebeza ndagaruka ati se uri tayari no gukora igihugu ahantu hose ndi tayari ndi tayari rwose ubu nta kibazo dukora ikizamini ndagitsinda ubwo twe twahabaye reforme muzaho yanshyize igasabo yanshyize igasabo kandi yashobora no kumura ngo icyango nari kujyayo ubwo ndakora ubushinjacyaha buvamo tujya kuba hanze twajya kuba hanze kubera madamu wanjye yarabonye akazi hanze bati ntago leta y'u Rwanda bari umuvugizi w'ubushinjacyaha ntago bazakurekura nyamara nanditse baruwa isaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi nyuma y'iminsi 2 baruwa iraza kubera impamvu z'umuryango genda ndagenda ariko abantu bari bantitije ngo ntago bazakwemerera ngo koza amadosiye iki ngo hari ibintu uzi ngo ntaho uzaye turagenda tumara imyaka 8 tujya mu Buholandi tujya muri Cote d'Ivoire turagaruka ubwo ni madamu ukurikiye kandi abadamu mujye mwiha ikizere ntazagire ukubeshya ngo ntago umugabo yakurikira umugore naramukurikiye uragenda imyaka 8 kandi ubwo i Burayi murabizi neza dufite utwana dutoya nta mukozi wo mu rugo ninde wabikoraga ni wowe bien yes mwana wanjye nyambwira ati ariko papa w'umukobwa turibuka nubwo ukaza ku ntwara ku ishuri barampamagaye njya kumutwara impamvu abyibuka nuko namuhetse turiruka nka tujya gufata bisi tugeze muri bisi ndamujyana mugeza mu rugo muryamishije mu ntebe imisiza karingita ikimbeho araruka ni saa 4 za mu gitondo arutse hasi ngo ko ndi umugabo se ndategereza mama ze kuza kubikoraho nijoro arabyibuka ati nararutse ubikuraho sibyo ibyo nabyo abakobwa bagomba kubyumva n'abadamu ikintu cyitwa uburinganire ntimukugira ngo ni teori none ndagarutse ngiye mu bavoka ndarahiye nyuma guverinoma ariko wigeze kuba umuvugizi ati nta kuntu wakora turakora mu magambo make rero nta mbogamizi navuga nagiye mpura nazo ahubwo nashimira Imana ko ibintu byanjye byamye birimo n'amahirwe icyo mbashije gusaba icyo mbashije gukora kigacamo nta mpamvu kugeza uyu munsi nuko bimeze kugeza kuri munsi nta kibazo katubanze rero tugaruka kuno mukobwa umwe afashe microphone imbere okay sawa murakoze nitwa muganga Urusaronisha niga mu mwaka wa 5 Heg Kagarama Secondary School ikibazo cyanjye cya giti mu buzima tugira ibintu byinshi bidutera stress binadutera nyine ibibazo ikibazo cyanjye cya giti ni iki kintu cya mbere wahuye kikakudiscouraginga kikaguca intege n'ibyo byo mu mpano zawe hari igihe ugonga nk'ikintu cyangwa se ujya ikintu kikugonga ugacika intege iyo bikugendeye gutyo ni gute uzamuka ikintu cya mbere cyanciye intege ni iki kintu cyo muri university cyo kubona waje wakaniye uvuga ngo ngiye kwiga science politique ukabona hajemo izindi gahunda pe byaciye intege nshaka no gutaha nabona ku bundi ko nani ifite buruse i Butare ko nubwo namaze umwaka ntiga i Butare nawo uwo mwaka ukurikiye baratangiye ko nshobora kujya no kwiga droit imburabuturo yari ni Kigali faculty zari hariya ku imburabuturo byanciye intege ariko ngize Imana nsanga iyo possibility irahari yo kuvuga ngo duhindure ndahindura none mvuga niba ubigiyemo no kujyamo koko ugakora cyane cyane nkuko nabivuze n'ababyeyi bishyuraga amashuri ntago ari buruse ya leta bivuze ngo utanakoze uzi ko hari n'ibindi uri kwangiza iwacu twe turi abana babiri mushiki wanjye umwaka ukurikiyewe ntabwo yaje Burayi yagiye kwiga droit imburabuturo yaje kuza kubera nyine muri 1994 habaye jenoside abantu bahunze batatanye bivuze ngo rero navuga ko birajyana no kuri kira gisubizo maze guha mugenzi wawe uretse aho ngaho nicyo kintu cyanciye intege ariko ngira Imana ndavuga nti ndahantu nshobora kwiga niyo droit sibyo ngiye kwiga ndahantu nshobora no gukomeza umuziki kuko narabikoranaga
ibyo noneho bikaguha bikakwankuraje bikaguha ya morale ukavuga uti okay nubwo ntagiye mu byo nashakaga ariko nibura hari ibindi sibyo hari n'ibindi nshobora gukora bijyanye n'impano ucitse intege ariko ugize Imana hari ikigisimbuye nubwo kitari cya kindi ahasigaye no kuvuga ati ngiye iyo principe nkunda no kwigira ibintu byose umuntu ashaka mu buzima ntabwo ariko bibona icyo wifuza cyose mu buzima ntabwo ariko ukibona iyo ugize Imana ukabona ikigisimbura cyangwa ukakibona iyo ukibonye ni amahirwe ariko iyo utakibonye ntabwo ugomba gucika intege ngo byanze bikunze ngo niba ntakibonye ngo ubuzima burahagaze ko n'ubuzima bwahagaritse niwo uba wihima yes nawe uba wihimye yego naho ufite microphone asakayaguruka murakoze nitwa umutoni wa Senarmani nkaba nanyenga mu mwaka 6 ikibazo cyanjye kirabaza giti ese ku byo umaze kugeraho aka kanya uba wumva ari ibyo wifuzaga kuzageraho cyangwa ibyo umaze kugeraho uteganya kuzabikoresha nk'urugendo kugira ngo ugere ku bindi ese niba binahari nibe yagezeyo nta muntu ugigerayo ahubwo hari n'igihe nk'iyo uganira na madamu akavuga ati ariko reba njye mbona Imana iki n'ibiki akakwibutsa atari kurabona wenda aho wicaye urabona aho urara cyangwa nawe wasohoka ukabona umuntu ati wamfunguriye ukabona ko ahubwo wowe uvuga uti ngewe ahubwo ndusha icy'abandi kugira ngo mbe meze ukomeze hari ibyo umuntu aba yaragezeho birahari rwose byose nabihakana birahari ahubwo ni uko uba ugifite na za ambisiyo nyinshi nk'ubu ngubu tuvuga ngo turashaka guforoma abana bakina umupira nk'abaprofesiyoneri nifuza yuko tuzagira umwana umwe cyangwa babiri bakina ku rwego mpuzamahanga ibyo ngibyo urabyifuza kandi ntabwo umuntu ntagomba kukubeshya urabyifuza kuri uwo mwana ariko ni na bizinesi uyu munsi umukinnyi baramugurisha miliyoni 100-200-300 uwamuforomye akagira icyo afataho n'umwana akagira icyo afataho n'umuryango ukagenderamo niba hari umuhanzi ufasha wifuza ko agera ahagera mu kazi aho ngeze uko ngakora nifuza ko ejo ntategwa ngo mvuge ijambo ribi cyangwa se sinkorane n'izindi nzego cyangwa ngungane n'izindi nzego usange akazi karapfuye ariko ikintu cya mbere ntekereza ko ni ukubana n'abantu ni ukugira umuryango niba uyu munsi mfite umugore mfite abana 2 umuhungu n'umukobwa barakuze barimo bariga madamu arakora nanjye ndakora dufite uko tubayeho dufite nuko twafasha abantu kugira ngo ibyo nibyo by'ingenzi kuko abantu nimagirirane naho ibyo guhura umuntu ashaka ibintu bijya mbere byo ntibazakubeshye urinda uva ku isi ugishakisha rwose kuko ari ibyo ku giti cyawe cyangwa se no kuvuga ngo nafasha n'abandi ibyo byo rwose byo ntibizagera bishira ubundi ashaka ko tugenda tukajya kuzana iyo feyasa kugira ngo nituzana feyasa mbona uko tukuza abantu hano muri football mbabwe ni dore formation irashoboka ntabwo tugomba kugera dufite impano ntabwo tugomba gusa kurebera gutegereza abanyamahanga ariko ukabigaragaza mu bikorwa ejo niba mfashije umwana w'umuhanzi hari abahanzi mfasha bahari hirya hafi ya Tanzania bakoze indirimbo ntungurwa no kubona bambwe ngo tugiye gukorana featuring n'umuhanzi wa kera muri Nigeria ngira ngo barambeshya nabone okay muze muri studio mukora indirimbo barazikora barazimwohereza mbona mu Nigeria isanyandikira atabahungu banyeje indirimbo ziza atari ko ari we manager tubure niwe tujye kuvugana ubu tugeze ku rwego rw'amasezerano narababwiye nti ndabashimiye ko muri mu giturage pfire mukamwabasha kubonana umuntu wo muri Nigeria aba muri Etats-Unis mukoresheje za rezo sosiyo ni ukuvuga ngo rero ifo kwizera mwebwe mugira n'ibyago uyu munsi nabyita ibyago kuko mufite amakuru menshi mugomba kumenya kwabona no gusesengura ariyo mazima n'amabi kugira ngo mwavanse ntabwo ari kimwe natwe twigiraga ibitabo tugasoma bikabera rangiye mwe mujya kuri TikTok kuri YouTube WhatsApp ibintu byose hose mushobora kubona amakuru mugomba kumenya guselectiona rero naho ambition no guhora umuntu ashaka ikintu cyo bizahoraho yes undi yego musaba imbere murakoze nitwa Lionel Nshuti niga Kagarama Secondary School ngeze mu mwaka wa 6 ishami rya Hega so ikibazo cyanjye ndabanza nagushimira kuba wadufashije gukangura urubyiruko muri rusange mu kuba bakurikirana impano zabo ariko bikaba bitatuma bareka amasomo yabo so ubwo reka tube tuvuye gato ku mpano noneho tujye kuri politike tujye ku nshingano zabo ikibazo cya mbere ni ukukubaza ese nahoze cyangwa se wagumye ukomoza ku mpano ndetse n'ubushobozi urubyiruko bifitemo ese hari ubukangurambaga buri kuba cyangwa se leta iri gushyira mu bikorwa bushobora wenda kuba rwagera no ku rwego cyangwa se kuri level y'umudugudu bagakangurira public cyangwa se abantu kuba bafasha abo bana cyangwa se ababyeyi kuba bakurikirana
ubwo bushobozi bw'abana bakaba babafasha kuba bakurikirana izo careers zabo cyangwa se ubwo bushobozi bwabo ku buryo byabaviramo careers zabo z'ejo hazaza. Ikindi nk'umuvugizi wungirije wa leta, hari ikibazo cyo kuba muri education sector dukurikirana cyangwa se abana bahabwa cyangwa se bashishikarizwa gukurikirana amasomo cyane, ariko cya gice cyo kuba bakurikirana bwabo bushobozi bafite, ya mpano bafite, bikaba bihabwa agaciro gake cyangwa se bikaba bishyirwamo imbaraga nkeya. Ese nk'umuvugizi wa rubanda cyangwa se wa leta watanga iyihe recommendation, ese watanguye mwanzuro kuri icyo kibazo? Kuko bigaragara yuko tugendeye kuri success yawe byatewe n'iyo mpano wagiye ukurikirana, iyo flexibility wagiye ukura muri music, wagiye ukura muri entertainment, bigufasha kuba wabona n'ubwo bushobozi bwo kuba wajya n'imbere y'abantu ukaba washinja umuntu cyangwa se ukaba wakora iyo career yawe. Ese wa recommending iki nk'umuyobozi? Urakoze cyane. Iki kibazo cyawe kijya gusa kuko uravuga uti ese hari gahunda cyangwa ihamye ihari yashyigikira abana guhera mu nzego zibanze, guhera hasi, tutibagiwe amashuri, noneho ariko n'izo talent zabo nazo zigatera imbere. Izo gahunda ntabwo navuga ngo zirahari by'umwihariko ngo nicyo bafokasingaho, ariko mumenye ngo leta iragerageza guhera mu mashuri matoya bijyanye n'ubushobozi buhari gukangurira, ntekereza ko namwe bakangurira gukora siporo. Uyu munsi baba bakangurira gukora siporo, abenshi twigira muri futu, abandi bake volley, basket, ariko mu kanya hari irushanwa rya handball. Ngira ngo yes, ejo bundi nduva president yagiye kuri finale. Bivuze ngo muri rusange muri politike y'igihugu gahunda y'uko abana bakora amasiporo ni ngombwa, irananditse mu mashuri, umuntu yabamo murabikora, ariko mugomba no kumenya yuko twe turi mu bihugu bikennye. Ngiye nabaye Buraya niga muri universite, nongeye nasubirayo, madame agiye gukorayo, ndakubwiye ngo iyo umwana yavuga ngo papa, umwana w'imyaka 3 initana ngo ndashaka gukina foot, waratitiraga kumwambika byonyine n'amayero 200. Akana gatoya yageramo ko yambara amezi 3 ngo ntabwo ngishaka gukina foot. Kubera iki? Kubera ko bo n'ubushobozi bafite. Umwana iyo agiye gukina foot agomba gura kurukweta, akambara contre shock, akambara byose nk'umukinnyi. Bivuga ngo babishyiramo ingufu nk'uko tubishyiramo, ariko bo bafite n'ubushobozi. Mubonye ibibuga abana b'imyaka 5 bakinira wakumirwa, hano ni amakipe makuru makeya abifite. Urumva hari ikijyanye n'ubushobozi. Noneho ukavuga ati noneho kubijyanye no kubishyiramo ingufu, uyu munsi ndabamenyesha yuko hari amategeko menshi arimo akorwa, hari gahunda nyinshi zirimo zikorwa. Nzi neza kubera ko mbaye muri guverinoma, nzi neza ko navuganye na minisitiri wa siporo, ziri gushyira ingufu kugira ngo tara zose ziri mu mikino itandukanye hano yose zigaragare. Niba namwumvise neza, abana bafite impano ariko ibigo byinshi usanga bidafite izo facilities, nta n'ibibuga bihari kugira ngo byibura babashe gukoresha. Ibyo nakubwiraga ni turabishaka, ariko hari n'igihugu tubamo bitewe n'ubushobozi. Yes, ko dushobora gushyiramo ingufu, ariko abaturage bakatubaza atari ko mwebwe bite ko muri kubaka ibibuga cyane ntimwubake ibitaro, bite ko mutubaka amashuri, bite ko mutubaka imihanda, bite ko mutodoha itumanaho. Donc twe tugomba gukomeza kugerageza gusaranganya, ariko nabamenyeshaga ko iyo gahunda yo irahari yo gushyira ingufu mu gushaka impano ziri mu mashuri, ari niyo mpamvu n'amarushanwa abaho, kandi bigashyirwa mu buryo bw'amategeko, ku buryo buri kigo kizajya kibikora. Mu myaka 2-3 iri imbere muzakubona impinduka. Mu masegonda nka 20 nkubajije nti ujya kumva itangazo ko wagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma, wari uri hehe? Niki cyase kiza mu mutima wako kanya? Nabyumvise iryo joro narebaga filime njye kuryama nka saa 7. Ngiye rero telefone yanjye nyishyira muri silence gusa, ndaryama. Noneho nka saa 8 saa 9 ndabyuka njya kuri toilette, ngarutse mbona telefone irimo iraka. Nindugu telefone saa 8 z'ijoro, ndebamo ngo felicitation. Icyo gihe ndiko nari oya ni madame urwaye corona, ari mu cyumba cye, nanjye ni mu cyanjye, sinanamworeza message, kumworeza message. Noneho mu gitondo ndabyuka nyine ntabwo uhita wumva ibyo ari byo. Yes,
ariko noneho ubyutse ugasanga abantu bakwandikiye abantu na felicitation barakubwira nibwo utangiye kumva uburemere bw'inshingano n'uburyo uba wagiyeyo ntabwo abantu bose bajyaho kuri rwa rupapuro rw'umuhondo biba bivuze ngo biba biri ku rundi rwego none nibwo utangiye kuvuga uti ibintu nemeye cyangwa se bambaje nkaba ngo nakorera leta bakaba bamuha ibintu biremereye gutya nzabivamo watangiye kubigiramo ukamara kumenyera ariko nyine ni uko byabaye byari mu ijoro saa munani z'ijoro mbona telefone irimo iraka bwarinze bujya mu gitondo nibaza n'ibintu ngiyemo n'ibiki wumvise izo nshingano ziremereye kuko ubundi nibyo navugiraga institution imwe none ugiye kugira leta yose guverinoma yose nuvuga ibyo mbaza muri sport ejo wambaje ndabivuga wambaza mu buhinzi n'ubworozi ngomba kubivuga kandi si ngomba kwibeshya kandi ngomba gutanga amakuru nyayo kandi nkorana n'izindi nzego ejo barambaza ngo ariko ngo kuki hariho za Sofia ku muhanda zirahari nyine tugomba gusobanura impamvu kuki tugomba kwimura abantu ejo cyangwa ejo bundi bari mu manegeka ugomba kubikora update ni inshingano ziremereye ariko iyo bikunda urabikora ariko mwamfashe twamushimira di arakoze cyane ari mukuru arinda akaba ari umuvugizi wungirije wa guverinoma aganirije rero urubyiruko baganiriye byinshi cyane uko bashobora kwagura impano zabo ndetse no kwihitiramo icyiza bakubaha ababyeyi ariko akagaragariza umubyeyi icyo nawe akunda ku giti cye gishobora kumufasha kugira ngo azagere ashaka kuzagera kashimiye Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ibadushoboje kugira ngo tubone urubyiruko tubone n'umutumirwa kugira ngo turebere hamwe ukuntu dushobora gufatanya tukubaka urubyiruko twifuza urubyiruko rwishimiye igihugu cyabo reka rero nsoze nshimira equipe technique ndetse nashimira nawe mwese mwahisemo gukurikira kino kiganiro nawe utaha ariko hari akantu nongera uzagashyiremo dore twabuze iby'impano ariko akaba yambwiye ati baririmbire kugira ngo twereke n'ababyeyi ko nubwo ndi umuvugizi nshobora kuwuceka ariko mujye kuri YouTube mushake Alemu murazibona nyinshi yes ubwo hambwana ko akaririmbo tubwiye indirimbo 3 ukunda cyane imwe muri zo ntabwo watukorezaho gato cyane kandi wabirangije bakamwe bakatukorezaho nta kibazo umunsi nakubonye nabaye nkubonekewe nibaza ibimbayeho sinasobanukirwa dusimbuke yewe murekatete-tetero ry'abatoya umuteta bikwi wumvaga ari cyakijwe se merci beaucoup